Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel. Uyu munsi ibiro bya Perezida Paul Kagame byasohoye itangazo rikomeye cyane rireba urubyiruko rwose rwo mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abarangije kwiga amashuri ya segonderi ndetse na kaminuza kandi bafite impamyabushobozi. Iri tangazo rikubiyemo ibiki? Cyane ko Perezida Paul Kagame yari amaze iminsi aganira n'abaminisitiri bakora inama muri village Urugwiro. Abaminisitiri benshi bashinzwe ingabo, umuco ndetse n'iterambere, aho bari bari kurebera hamwe ikintu gishobora gutuma urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda rubona akazi ndetse rukabasha kwikura mu bukene. Nicyo cyatumye Perezida Paul Kagame ahita asohora iri tangazo rikubiyemo ibintu byinshi ndetse bigiye no kugirira urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda akamaro. Aya matangazo yasohotse ari abiri ariko rimwe niryo dushaka kubagezaho. Harimo iry'abapolisi ndetse n'irya gisirikare, ariko twe tugiye kugaruka ku rya gisirikare. Perezida Paul Kagame agiye guhindura ibiki mu mibereho y'urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abanyeshuri baba bari kurangiza kwiga bakabura akazi. Ibyo byose nibyo tugiye gusoma muri rino tangazo, ndetse nanakubwira ngo niba uri mushyashya kuri YouTube channel kora subscribe kugira ngo tubane ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Perezida Paul Kagame yasohoye itangazo rivuga ko abarangije kwiga kaminuza bagomba kwitegura, ababifitiye ubushake ndetse bumva binarimo bakinjiza, by'umwihariko bakajya mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko kandi abasirikare bazajya mu gihugu cy'u Rwanda bazaba bafite inshingano ebyiri bazaba bagiye gukurikirana. Iya mbere ni ukugenda by'umwihariko bahagarariye abasirikare bagiye mu ruzinduko rw'amahoro ndetse no kujya kwamamaza igihugu cy'u Rwanda mu bihugu hirya no hino bagaragaza ubudahangarwa bwacyo. Ikindi kandi yavuze ko aba basirikare bazaba bagiye kwinjira mu gisirikare barangije kwiga kaminuza bazajya batangirana ipeti rya ofisiye. Ipeti rya ofisiye iyo urifite uri umusirikare singubeshye uba ukomeye, kubera ko iri ni rimwe mu mapeti buri muntu wese uri mu gisirikare aba yifuza kuba yagira, kuko iyo urihereyeho biba bigoye kuba bakubona uri ahantu haciriritse, kuko uri wa muntu uhora ugenda ahantu nyine hahambaye kandi uhora unagenda mu bihugu byo hanze hirya no hino. Iyo uhawe ipeti rya ofisiye ntabwo uba ukiri umusirikare usanzwe cyane nk'uko wirirwa ubona abandi, ahubwo uba wamaze kuba umusirikare wihagazeho kandi wambara imyenda idasa neza n'iy'abandi. Kuko nk'urugero niba uri kureba iyi foto iri hano ku ruhande, iyi myenda ni iy'aba ofisiye bambara, kandi iyi myenda igaragaza ubudahangarwa, ubukaka n'ubushongore umusirikare aba afite, kuko kugira wambare uyu mwenda biba bigusaba kuba warize neza, ufite by'umwihariko impamyabushobozi ya kaminuza cyangwa se ufite degree A1 ya kaminuza. Iyi ngiyi by'umwihariko baguhereza iki cyiciro cyangwa se baguhereza iri peti kugira ngo ugaragare nk'umuntu ufite ubudahangarwa. Ikindi kandi abazaba bagiye kwinjizwa muri kino cyiciro cy'abasirikare ni ukugira ngo bazajye bagenda by'umwihariko mu kubungabunga amahoro hirya no hino, bagende bazi ururimi, kuko benshi mu bajyaga guhangana n'imitwe y'iterabwoba wasangaga bagiye ariko batazi icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili. Akaba ariyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda gishaka kongerera ubudahangarwa igisirikare cyabo, by'umwihariko abajya kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, kugira ngo bazajye bagenda bari kumwe n'abasirikare bafite ubushobozi bwo kuba bavuga rimwe ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili. Akaba ariyo mpamvu bagiye gutanga akazi mu ngeri zigiye zitandukanye. Ikindi kandi iri tangazo ryagarutse ku mishahara, by'umwihariko aba ngaba bazajya bahembwa. Imishahara yabo izajya iba iri hejuru cyane, kubera ko azajya atangirana mu 180,000 kandi abe mu kigo cyiza, nta byo kugenda ngo ahagarare, by'umwihariko nkaba mubona ku mihanda hehe. Aba ngaba ba ofisiye ntabwo bahura nabyo, aba ari wa musirikare uri ahantu harenze, uri mu kigo kimeze neza kandi ubayeho mu buzima buri hejuru nyine, nk'uko uko ibyiciro biba bigiye birutana ari nta niko birimo baba bagiye barenze ku bandi bari munsi yabo. Reka ngushimire ukaba muri kino kiganiro, kubwira ngo uri ku Rwanda Room TV, kora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Twabanye ndi Isa uri ku Rwanda Room TV. Ciao ciao.